Keza rero yari umumararungu, yazaga mu rugo akakwaka telefoni zira video zose. Much I pray for you. I'll play for solo for you, darling. Till my forever, I promise to never. Day you down, baby. Mwiriwe neza, ngende umuturanyi wa mama Keza. Keza twari tumaranye imyaka 4. Keza yari umwana utangaje, yarazi amazina y'ababyeyi be, azi nimero za telefone, azi buri kimwe cyose. Ntabwo yarameze nk'umwana ufite imyaka iyo yarafite imyaka 5. Yari umunyabwenge cyane. Imana imwakire mubayo, kandi Imana yakoze gukomeza ababyeyi n'inshuti n'umuryango. Ikintu navuga kuri Keza, yari umuntu ukunda Imana n'abantu. Yakunze Imana n'abantu, yarazi indirimbo z'Imana, yakundaga itorero ry'Abadiventiste bakoze kuba nabo bahabaye, kuko yarabakunze mu gihe yari akiriho. Imana imutije ubuzima. Keza rero yari umumararungu, yazaga mu rugo akakwaka telefoni zira video zose yabaga yazifatiye. Umwanya wose yabonaga yagomba kuririmbira akaririmbo, akakanabika wagira ngo twe tuzi ko azatuvamo kare, kuko yafashe video nyinshi. Dufite video nyinshi zirenga. Much I pray for you. I'll play for solo for you, darling. Till my forever, I promise to never. Day you down, baby. Aririmba indirimbo zitandukanye. So tubuze umuziranenge, tubuze umumararungu. Keza bakigenda yaratubwiye ati, ese mwari mubizi ngiye muri Amerika, ngo ariko ubwo ningaruka muzabahamagara kuri video call mbabaze icyo mushaka mwese nyibazanire. Ntabwo byagenze neza, ntabwo yagarutse. Ikindi Keza yari yatubwiye ati nje nzaba miss, ati ndimo kwitoza gukora siporo n'ibiki byose nkaba miss. Ikintu kimbabaje bishoje atabigezeho. Ikindi yaravuze ati, ariko uziko nzaba umustar nimara kuba miss, nzajya nkora ibikorwa mbe miss nyine mbe umustar. Ikimbabaje kurushaho nuko Keza avuzwe yatashye. Wenda sinzi Imana uburyo yabicishijemo, ariko nabibonaga Keza ari ahantu hose mwibaza se Imana nayireba ikintu wenda kizaku wifuzaga kikasohora utanakibona. So Keza dusigiye irungu, yari umunyabwenge cyane. Kuva nabaho niwe mwana wa mbere nabonye ufite ubwenge burenze ku myaka ye, ku buryo ikintu cyose wamubazaga yabaga akizi, kandi ari umunyesuku. Yari umunyesuku, ntabwo yajyaga atinda mu myenda ngo kwa kundi umwana yiyanduje we yahitaga ayikuramo. Kandi yaraza mama we yari yaramureze neza, yari afite ikinyabupfura, azi n'ukuntu ibintu byose bigenda ku murongo. So mfashe uyu mwanya mbashimira mwese mwadutabaye, kandi nihanganisha n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe. Murakoze. Much I pray for you. I'll play for solo for you, darling. Till my forever, I promise to never. Day you down, baby. Nkuko mamaze kwivuga, ndi papa wa RC, ariko ndagira ngo mbanze mvuga ntanga ijambo ryituze. Imvura irasa naho ishobora kuba iri kurogoya gahunda nk'uko babivuze, ariko ndagira ngo nibutse yuko akenshi imvura ari n'ikimenyetso cy'ubuzima. Iragwa, ibimera bikamera, ariho buri kintu cyose tugikura. Icyo kimenyetso cy'ubuzima ndagira ngo kitugaragarize ubuzima RC wacu yatangiye aheza mu ijoro. RC
yari umwana twese twakundaga, yari umwana w'igikundiro cyane, ariko nta kundi Imana yemeye ko ataha iwe mu ijuru. Ndagira ngo mumpe nanone munyemerere shimire uburyo mwadutabayemo kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri uno munsi. Turabashimiye cyane. Ariko hari n'ikindi nifuza kuvuga. Hari igihe Imana yatwemereye ko tubana na Elisi, tukagirana nawe ibihe byiza kuva ubwo yavukaga tariki 26 z'ukwa gatatu 2016 kugeza tariki 14 z'ukwa mbere 2022. Ndagira ngo mukuru wanjye amaze gusobanura uko byagenze, ariko niko bigaragara aho yamusanze. Hari ibintu bibiri: kuba ari aksida yabaye cyangwa ari aksida yatejwe ku mpamvu zindi. Ndabivuga kubera ko hari byinshi biri kuvugwa mu social media, ariko igihugu cyacu igihugu cyiza, gifite inzego zifite ubushobozi bwo gutahura niba yari accident isanzwe kuko ishobora kuba atariyo. Mfite icyizere kinini cyane yuko bazadufasha kumenya uko byagenze bya nyakuri. Tushire hamwe dutegereze icyo inzego zibishinzwe zizadutangariza, kandi zirabishoboye, si na mu gihugu gusa, no mu rwego mpuzamahanga birazwi. Nongere mbashimire cyane uko mwatubaye hafi, kandi ndahamya neza ko hari umunsi, hari igitondo kimwe tuzongera tukabonana na Keza wacu tukishimana ibyiteka ryose. Murakoze cyane, murakoze. Imana iwe umugisha. Barakoze. Nasabye Fulgence abantu yambwiye ko baza bakicara hano kugira ngo twihute. Fulgence ari hehe? Mwiwe mwicaye aho hafi. Reka namushiki wa Florier aricyo yashaka kuvuga minota mikeya, hanyuma twakire mama Elisi. Esashimwe. Mpagaze hano nka nyirasenge wa AKEZA Rutiyomba Elisi. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu bihe byose tujye dushima, hatagira umuntu utungurwa. Rero mu gihe mpagaze hano nkaba nashasha kuvuga ngo nshime Imana hejuru y'agahinda mfite impamvu zo gushima. Ndashimira Imana ko Imana yabashije kuduha umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu, umwana mwiza imbere n'inyuma. Hari umuntu wabwiye inshuti ye, amubwira mu rurimi rw'Icyongereza, aramubwira ngo you are beautiful in and out. Ati uri mwiza imbere n'inyuma. Hari igihe ushobora kubaho igihe kirekire ukabaho nabi,
hari igihe niba ushobora kubaho igigo gigufi ukabaho neza. Ndashimira Imana ko igihe yatwemereye ko tubana na AKEZA RC yabashije kubaho neza. Ni umwana wabashije kubona umwanya wo gukunda ndetse no gukundwa. Niba wabaho umwaka umwe ariko uwo mwaka ukawubaho ufite amahirwe yo gukunda no gukundwa, ni igihe kirekire kandi cyiza kirutwa nuko wabaho nabi imyaka 100. Urukundo yakiriye kandi yatweretse muri iyi myaka mikeya, ndabishimira Imana. Ndashimira Imana nanone ko yaduhaye imbaraga. Ndashimira Imana yakomeje ababyeyi be mu rwego ntatekerezaga. Ndashimira itorero ryatwakiriye. Ndashimira inshuti, abavandimwe n'abantu bose mwabashije kutubaho igihe nk'iki ngiki gikomeye. Papa we avuze ko birashoboka ngo ni bibiri. Birashoboka ko yabaye accident isanzwe nk'umwana, ariko birashoboka ko yaba yarakoreshejwe accident. Mu by'ukuri haramutse hari uwo waba warakoresheje accident, umwana wo muri iyi myaka, umumarayika, umuziranenge akayimukoresha, Imana ni nyembabazi, nta cyaha itababarira ku buryo ibasha no kubabarira uwaba wakoze ibi. Ariko turacyari mu nzira ijya mu ijuru, turacyari ku isi. Imana irababarira, ariko ku isi turahanwa. Ashobora kuzabaho nabi ndetse cyane. Ndabashimiye cyane. Se yongeye kutubwira yuko dufite ubutabera, dufite igihugu gikora ndetse bateye imbere. Haba hari uwo muntu tuzamumenya, azafatira umwanzuro, kuko AKEZA imiryango yose yavutsemo yavutse mu miryango imwitayeho, imukunda, igihugu gikunze abacyo. Ibyo ari byo byose azahanwa. Imana ibaha umugisha. Dukomeze dukomere. Murakoze. Arakoze mama Elisier yaza na mukuru akamuherekeza, hanyuma n'umuturanyi abe yitegura. Muri hangana abantu bagatanze ubuhamya ni benshi, turababaye cyane, ariko dufite ikibazo cy'umwanzi nawe witwa igihe. Igihe nawe ni umwanzi ukomeye, ariko turizera ko tugiye kuzajyaho tutazongera kugira uwo mwanzi. Murakoze. Mbere na mbere mbanje gushima Imana, kuko nta kintu na kimwe kiba kitari mu mugambi w'Imana, kandi ibintu byose bibaho Imana nta kikorera guhomba. Njyewe ndi mama w'uyu mwana. Uruhande rumwe turabaye kuko agiye akiri mutoya, ariko urundi ruhande ngenejejwe ko agiye akiri umuziranenge. Twese uko tukaba twishimye ko asinziriye azazukira ubugingo buhoraho. Rero ikindi kintu nshobora kuba navuga, amahirwe y'uyu mwana yagize kuva yavuka kurinda yigendeye, yahawe urukundo n'imiryango yose, abe kwa papa, abe kwa mama. Yabaye umwana ukuze, aho ashatse niho yabaga, agasura papa, akaba kwa mama. Twese yabaga mu miryango yombi. Ibi ngibi mbivugiye wenda amakuru ari gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri ukuri ni uko twebwe ababyeyi b'uyu mwana cyangwa imiryango ya bugufi twabasha gutangaza kurusha uko biri kuvugwa hirya no hino. Umwana rero
nk'uko yabaga hose. Yazamutse kuwa 4 aje ku ishuri. Twari twamuboneye ishuri ryiza kuko ryegereye aho papa we atuye. Twumvikana ko noneho yakwiga ajya mu rugo kwa papa nk'uko bisanzwe, yaba muri vacances yaba muri weekend, tukabonana nk'uko bisanzwe mu miryango yombi. Ikinejeje nuko ubwo kuwa 4 twari turi ku ishuri ry'umwana, twembi nk'ababyeyi be, tubasha kuganira bwa nyuma. Aranyongorera ambwira ati mama, wowe na papa ndabakunda cyane. Ndamubwira ati natwe turagukunda. Ubwo turangiza ibyo twakoraga ku ishuri, atahana na papa, nanjye ndamanuka. Aransezera ambwira ati tuzabonana ku isabato. Kuwa 5 rero nibwo numvise inkuru imeze gutya. Mu by'ukuri rero uko byagenda kose ntago nabura gushima Imana kuko ari umugambi wayo. Ikindi nagerekaho nuko ubutabera bw'u Rwanda tubwizeye. Nk'uko byakomejwe kuvugwa, birashoboka ko ari agisida wenda yabayeho nta uyiteje, cyangwa se ikabaho hari umuntu wabigizemo uruhare. Twizeye ubutabera. Nubwo byaba ari umuntu wabikoze bikagaragara ko byakozwe n'uwo muntu, ni ukuvuga ngo sinamuciraho iteka kuko Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi. Yesu ashobora kuba ashaka ko uwo muntu gukizwa kwe bica mu rupfu rw'uyu mwana. Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Uyagiye ari umumarayika, bishobora ko n'uwo wabikoze niba hari koko bazahurira mu ijuru, kuko Imana, kalendari y'Imana itandukanye n'iy'abantu. Kuko Imana yavuze ngo ibyo nibwira bitandukanye n'ibyo mwibwira, n'inzira zanjye zihabanye n'izanyu. Uwikunda ifite aho imunyuza kugira ngo izamubone. Ubwo rero ibisigaye bashimiye ko mwadutabaye kwese ko muri aha ngaha. Imana ibahe umugisha. Ubundi ikizami gisigaye cyangwa se umukoro, twebwe ababyeyi be ni uguharanira ko atazazuka ngo atubure, ko natwe twazabonana ku gitondo kimwe cy'umuzuko. Kristo abaye aje twarasinziriye cyangwa turi bazima, tukazongera kubonana n'umwana wacu. Ibisigaye ni ubutabera buzabikora. Ubwo natwe dutegereje kumva igisubizo. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Nanjye ikintu nakongeraho nka mukuru we, ngira ngo Keza inshuro nyinshi vakansi yose yabaga ari iwacu mu rugo. Niwe wari uhedinze korari y'iwacu mu rugo, yari animateri wayo. Ngira ngo tubuze umukoraliste wajyaga dutoza. Turiya tu video twose twaciye ku mbuga nkoranyambaga n'abantu bo mu rugo bajyaga bamufotora. Yari umumararungu cyane. Mbega twe mu rugo tugize igihombo gikomeye, kuko hari abana bangana nawe yakundaga kuharuhukira inshuro nyinshi. Nubwo vakansi yarayimaze iwacu mu rugo, mutahana ku cyumweru. Ndibuka ko namugejeje mu nzira mugurira akantu, ahita ambwira ngo unkoreye surprise nanjye nzagutungura. Ubwo rero duherukana icyo gihe, ariko nanjye nzi yuko mu gitondo cy'umuzuko nzabonana nawe amaso ku maso. Imana ibahe umugisha. atari mu gituro. Hirya y'igituro, hirya y'urupfu hari ubugingo buhoraho. Cyo tugishimira Imana.
ijambo ry'Imana rirambwira Yesaya 40, Yesaya igice cya 40, umurongo wa 6 handitswe ngo ijwi ryaravuze riti rangurura, maze habaho ubaza ati ndarangurura iki? Vuga, rangurura, ese ndavuga iki? Vuga uti, bwira abantu uti abantu bose bameze nk'ubwatsi, n'ubwiza bwabo bumeze nk'uburabyo. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka. Nukuri abantu ni nk'ubwatsi, ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka rizahoraho iteka ryose. Reka dushime Imana ko Keza agiye mu gihe cyiza. Umwaka urangira, nari ndahangaha nshyingura mperekeza umwana w'amezi 9, kumushyingura nkumva mfite imbaraga zo kumutangira ubuhamya, kuko abo none n'ubu ndi guherekeza Keza batagize uburyo bwo kubaho igihe kirekire, babaho igihe kigufi, nuko Imana ikemera ko baruhuka. None mu ntangiriro z'umwaka nanone ngize umugisha wo guherekeza umwana ugiye ataracumura. Aha rero nubwo ari muri iyi sanduku, ariko aracyavuga, kuko urupfu rwe rutumye abantu bangana namwe muzi imbere y'Imana ngo mwumve ijambo ry'Imana. Uyu turaza kubona ibye, ariko wowe umunyabwenge Salomo mu mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5 yavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ati abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bakizi. Uyu ntacyo azi, ntabwo turi kubwira Keza, ahubwo ngo shyire ijuru urangurura, bwira aba bantu bose ubabwire yuko bameze nk'ibyatsi, ubabwire yuko ubwo bwiza bujya bunabacumuza bumeze nk'uburabyo, kandi ubwatsi buraraba. Iyo burabye igikurikiraho uburabyo burahunguka, ubwo umuntu aba arangije kubaho. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire yuko ijambo ry'Imana rikubwira yuko
umuntu ku isi ni uw'igihe gito, ariko nuko akavaho. Ijambo ry'Imana rero tubwira ngo mu byahishwe batubwira ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, ngo baba baruhutse imiriho n'imihati. Sinzi ndamutse ntunguwe cyangwa uramutse utunguwe, sinzi uko waba ugiye. Uyu nawe utamutangira ubuhamya agiye ari marayika, agira urwango. Ni nacyo Yesu yavuze ati utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto ntabwo azawubamo. Reka rero tumenye ko isaha iyo ari yo yose ubwatsi bwaraba, ubwatsi ngewe bwaraba, ubwatsi wowe bwaraba, wowe wapfa napfa, ariko waba upfuye uti? Ijambo ry'Imana kandi rirahumuriza umuryango wa AKEZA muri Zaburi y'116 umurongo wa 15 handitswe ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Ndagira ngo mbabwire yuko babyeyi, Keza ni uw'Imana mbere y'uko aba uwanyu. Mu bumana bwayo yemeye ko habaho igihe gito, nk'uko watanze ubuhamya yabivuze. Ni nk'ahandi bavuga ngo afashe igihugu atarwanya, kuko ndi umuhamya yuko Yesu agiye kugaruka, Keza akava mu gitura kumva ijwi rye, nuko akazamukana n'abera iki kirere agasanganira umwami. Ahubwo nubwo tubabaye, nubwo turira, ariko Imana iranezerewe. Urupfu rw'abakunzi bayo ni urw'igiciro cyinshi mu maso yandi y'Uwiteka. Babyeyi rero mwiririre, Keza ashoje urugendo neza, agiye kuruhukira hariya. Imana igiye kuvuga, ubutaka burekura abo bubitse, azamuka iki kirere. Umukoro ukomeye abasigiye, namwe nimutegure gupfa kwanyu mutarapfa, kuko hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Reka twese dutegure gupfa kwacu tutarapfa, kuko Yesu agiye kugaruka. Abapfiriye muri we nibo bazazuka mu zuko wa mbere, bazamuka ikirere basanganira umwami wabo, bazabana n'Imana iteka. Kandi Bibiliya isoza itubwira yuko urupfu rutazongera kubaho ukundi. Isoza itubwira yuko Imana izahanagura amarira yose abakunzi bayo barize, bazaba umunezero w'iteka. Reka rero iki gihe gikomeye cye kudusiga uko cyadusanze, ahubwo kidutere kwitegura uwo mushyitsi mubi naza, ndavuga rupfu, azagusanga muri Yesu, azansanga muri Yesu, maze Imana nivuga Yesu agarutse tuzumva ijwi rye tumusanganire. Igihe kibaye gito, ariko rimwe ku munyabwenge rirahagije. Reka dushimire Yesu ko yanesheje urupfu. Reka kandi natwe twizere ijambo ry'Imana, kuko ibyatsi biraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Mwakire ijambo ry'Imana.